Hello guys, twongeye kubasuhuza abakurikira ibiganiro kuri Bazatech TV. Uyu mwanya nkuko mwabibonye tugiye kubereka uko bakora ipasi. Hari abakunzi bacu mwabinsabye ngo murifuza kureba uko umuntu akora ipasi. Ndifuza ko tugendana ukareba akantu kandi ipasi biroroha cyane. Urebye hano ku meza zirahari nyinshi cyane, amapasi hano harahari. Ariko guys, narabwiye ngo mugure kino gikoresho cyitwa multimeter. Nizere ko mwese mwamaze kukigura. Nababwiye ko ibintu byose tuzakora babishingiye ahangaha kuri multimeter. Ipasi rero kuyikora ni multimeter nta kindi, kuko ipasi ziroroha cyane nta pasi ikomera. Tugendana akantu kandi rero iyo ugiye gukora ipasi si bidakora ni ibihe bikora ni ibihera. No kuvuga ngo iyo ugiye gukora ipasi guys, iyo ushatse tugiye kuramo idakora. Nizere ko muri kureba idakora ndakeka ari izi ebyiri. Ibi ntabwo bikora, babinzaniye ngo mbirebeho, ariko reka nze mbafashe tuhite tunabyigiraho guys vuba nk'abakunzi muri Bazatech TV. Dore uko bigenda ipasi yawe rero. Ipasi biroroha cyane. Iyo bayikuzaniye kugira ngo umenye nimba ikora cyangwa idakora, uraza ugafungura multimeter yawe hano ugashyira muri 0. Wamara gushyira muri 0 aho twita muri continuity. Sinzi niba murimo kwareba mwese hano mu mazero, ukabanza ugakozanya insinga zawe ukumva ko bisonaga yes, bikerekana amazero. Sinzi niba birimo kugaragara. Byarangiza rero ahangaye byerekanye 0 ni upimira ipasi. Muri continuity narabwiye ngo ibintu byose umuntu utarakurikiye ikiganiro cyo gukoresha no multimeter agiyeho, ndaje ngishyire muri description, amuraza guhita mukibona. Murabona link ya mbere nicyo kiganiro cyo gukoresha multimeter. Mwese abantu mukarikira Bazatech TV mwagombye kuba muzi gukoresha iki gikoresho. Hanyuma rero uraza ugafata iyo pasi yawe ukareba ko ikora. Ushyira ku maguru yambi abiri ukareba. Iyo ntakije biba bivuze yuko iyo pasi idakora. Dore ntakiri kuza bivuze ko ino pasi idakora. Bivuze ko ino pasi idakora guys. Hanyuma tunarebe n'iyi ngiyi, kuko izi ebyiri nizo nzi zidakora. Iyi nayo dore ubu ni iyi ngiyi y'umweru guys. Nayo reka turebe nimba ikora, kuko iyi ikora hari ibimenyetso igira, n'iyi idakora hari ibyigira. Dore n'iyi ngiyi ntabwo ikora. Dore n'iyi ntabwo ikora, kuko ipasi ikora ntabwo ari kuno bimera. Resistance yayo igomba kwiyandikamo hano. Reka wenda tubanze turebe nk'ipasi imwe ikora muzomba nakoze hano. Noneho yo turebe. Dore iyi ngiyi, iyo tuba twayikoze, reka nkwereke iyo ari nzima n'iyo atari nzima uko bigenda. Dore iyo ari nzima ngiye gupima inzima. Wow, reba ino mibare neza, witegereze neza. Urabona resistance yayo ibiri kwerekana ko ifite izi ohme. Ntekereza ko murimo kubireba. Noneho dore rero za ziri zitari nzima, hariyo twari dupimye hano. Hariyo twari dupimye guys. Hanyuma tumaze kuyipima turareba tubona ntabwo ari nzima. Twihutishe rero, dore urabona ko iyi nta kintu iri kugaragaza guys. Twihutishe rero tugiye kuyihambura twihuse mbere ku kuntu bakora amapasi. Ipasi ziroroha guys, ziroroha. Nta muntu umutazi gukora ipasi. Mu bantu nigishije ya appareil multimeter uyizi neza, nta pasi yakunanira nimwe. Urihuta rero ugafungura vuba cyane. Ndakora ku buryo ngira vuba ntabwo mbatinza guys. Nizere ko murimo kwareba ariko neza. Kandi umuntu tugeranye kuri uyu munota kora subscribe. Niba uzi kutarakora subscribe kuri Bazatech TV, waracitswe, wahombye ibintu byinshi by'ubwenge, kuko nta handi wakigira aya masomo. Twebwe twigisha ibintu byose bya electronique. N'icyo uzumva ushaka kumenya guys kigendanye na electronique mu byo mba ntavuze hano, uhita wandika aho ngaho muri comment, tudatuza tukakigukorera ako kanya cyane. Twihuse cyane rero guys. Ipasi yacu ubu tumaze kuyihambura. Nta kintu kigora gukora ipasi, nta kintu na gito yakigora mu gukora ipasi. Sinzi niba murimo kubireba. Dore amaburo yanjye yose nkuyemo ngaya hano, mwese murimo kuyareba. Reka nyashyire hasi. Uhambura no maburo abagaragara, amaburo y'ipasi. Warangiza ugakuraho aka kapati ka mbere uba wakuyeho. Uba wabanje guhambura kano gapariti. Urabona ukuntu ipasi bikoze, habanza kano k'inyuma. Iyo umaze kugakuraho niho usanga amano maburo aya y'inyuma aba yifashe hasi. Reka ibi ntabwo kubitindamo, mwese nta muntu utabasha guhambura nta bwenge waba urimo. Ahubwo tugiye kureba ese ipasi biba bimeze gute mo imbere. Ese ipasi ipfike. Tugiye kureba ipasi ipfike. Ipasi ni iki? Nizere ko mwese
nizere ko mwese mwamaze kugura multimeter kuko nababwiye yuko umuntu udafite multimeter we yamaze gutakara guys. Nekerezo ko biri kumvikana. Doraza ugahambura ipasi yawe ukageramo indani cyane ugahita ureba ikibazo ifite. Ubu n'amaburo yose mba ndi gukuramo noneho yayandi y'imbere mu mutima muri hati yayo. Yes, urahambura buri kantu kose. Dore ubikidu iyi pariti dukuyeho ya mbere ni umugozi. Dore niwo mugozi wari uyigize. Ipasi nta bwenge bubamo dore guys. Warangiza dore ibindi byose nabihambuye. Dore n'ibindi byose ukabihambura. Nekereza ko birimo kugaragara. Ipasi yose tuyigize uburushwangi. Dore ko dusigaranye n'aka kantu. Wow, iyi niyo pasi. Gutya muri kureba ubu iyi niyo pasi. Niyo rero tugiye kureba tukareba ikibazo ifite tukamenya nimba yakira cyangwa itakira kuko byanze bikunze ariko ipasi ntago ibigomba kwanga gukira. Icyo uhita upima rero wihuse uraza ugapima aka kantu niko kitwa resistance. Resistance ni wumva bavuze iyi pasi aba ari kano kantu gatambika gutya kakazana. Ubwo gaturuka hano kagatambika kakaza kagahuza ipasi hano. Niyo resistance niyo pasi. Hanyuma kano kantu ko mindani akamukaraga kwa kundi ukaraza ipasi yumva uri gukaraga kitwa thermostat. Aka nakagabanya umuriro cyangwa kakawongera niko kana switching ipasi, switch on na switch off. Abo bikoreramo hano hasi ukaraze hasi hari inzira z'ubuso ugomba guhura wakaraga neza usubiza inyuma zigafunga wagana kuri imbere zigafungura ipasi igakora. Numva byumvikana cyane. Wituza rero ugafata ya voltmeter yawe ya multimeter nababwiye hano guys. Nekerezo ko murimo kureba tugabanza ugapima iyi resistance ukaraba nimba ari nzima. Ubwo turafata akaguru kabanza dushyire no ku kandi kanyo. Wow, iyo upimye ipasi yawe ikaza yerekana biriya bintu guys ibiri bukire. Iyo izi kakwereka resistance yayo uko ingana ibiri bukire. Yitabyerekanye ntago yakira. Katurebe neza twitegereze neza ibyiri kutwereka. Je ntago mbizi kuko nkiba bayizanye ku kazi. Wow, urabona hano iri kwerekana ngo 50 na gatatu. Ibi biratwereka neza ko resistance yayo ari nzima. Ubwo rero ukuntu ikora ipasi iyo resistance upimye ugasanga ari nzima kandi wari uri gucomeka ipasi yawe nikore na wa mugozi twawushyiragaho n'ibikora. Biba bivuze ngo ikosa biri kuzamo hano bikasangamo hano muri thermostat kano kantu niko gafite ikibazo. Iyo resistance usanze ari nzima y'ipasi ikosa rindi bifite iba ari thermostat. Tugiye no kubireba turebe noneho tugiye gufata iyi pasi tuyicomeke direct. Ubwo direct no gushyira kuri resistance direct tudacishije hano muri thermostat. Aka kayira niko kajyana kuri thermostat. Turebe ko ipasi yaka. Ni yaka urabu bimenye harabasigaye kukwereka ngo iyi thermostat turayikora gute kugira ngo ipasi yacu yaka. Gukora ipasi ni easy, ni ibintu byoroshye cyane. Tugiye gufata umugozi wacu rero nawo tubanze tuwupime turebe ko ari muzima. Ariko burabyanze bikunze ni muzima. Reka turebe. Dore nguyu uyu ni wawe wa ya pasi. Dore ka kantu twakuyeho reka tunagakureho. Urabona yuko ni ya pasi twashwanyaguje. Dore tugiye kubanza dupima umugozi. Nabyo turabipimira muri continuity. Narabibabwiye ko nabyo bapimira muri continuity. Guys, dore uraza ushyire ku kaguru kamwe ukozeho urebe. Wow, urabona ko hano umugozi ipariti imwe ni nzima. Tugiye no gupima no mutuku turebe twari dupimye buno bururu. Wow, dore umugozi ni muzima. Babandi baba babeshya rero ngo umugozi ngo warapfuye ngo ibikina biki baba babeshya. Hanyuma tugiye kubanza tuyipime direct turebe kugira ngo tubonamenye ko ibintu ari bizima. Noneho duhite tubereka uko bakora iyi thermostat niba bitari buze kubatinza video ariko sinashaka kwiba ndende cyane. Tugiye kubanza tuyigire direct. Ubwo direct no gushyira ku kaguru kamwe ko hino nakandi kaguru ko hirya tugakozaho umuriro tukareba ko itara ryaka tukanareba uko bimeze n'iryaka itara irabwira bitangiye gushyuha. Tugiye gucomeka hano muri la ronge. Bakwereka hano dore umugozi wanye nguyu ngucometse hano muri la ronge. Wow, ubu tuvugana ubona hariho umuriro. Ubona hariho umuriro guys. Niba ujya ngo ndakubeshya ugiye kongera ngo uko bapima umuriro na multimeter. Reka dupime zino singa turebe ko nta muriro urimo. Narababwiye ngo umuntu ahita azagapimira muri AC. Dore ubu turenze igice cy'ama resistance tugiye mu gice cy'ama DC. Ama AC ni hano hasi. Hano hari kano kantu ka V n'aka kantu. Hano hari n'umweru, pariti y'ama AC n'umweru. Ubwo uraza dushyire muri 750.
ibi twarabyize muraza kuza kubisangamo hare. Tubanze turebe ese koko hano hantu twacometse mu muriro w'amashanyarazi. Itegereze kuri apareye, dore kizeho urusinga rumwe. Izi singa zirimo umuriro, turebe kuri apareye umuriro turi gukoresha. Nguriya wow 214. Wabonye umuriro wawe wasa 213 214 ni uri kutugeraho. Bisobanuye ngo izi nsinga zifitemo umuriro, nicyo nagira ngo tubanze turebe hano. Narabigishije nababwiye umuntu utazi rino somo ryo gukoresha ino multimeter agere muri description arasangamo video nabikozeho. Hanyuma rero tugiye gukozaho direct turebe. Ubwo agasinga kamwe turagakoza ukaguru kamwe hano. Bunagakojeho dukoze no ku kandi hano gahera. Wow, reba itara ryatse. Reba itara ryatse. Itariyo ryatse.